shavura imana irakoze Komba nuje ukikunja nk'ifiriti iri mu mavuta wabyutse ukajyana na papa wawe ariko se tujyana njye ntabwo njyana nawe gusa nanjye n'ingero ntabwo twajyana pe mbonye nta mubyeyi ufite buriya ni kuri papa wawe mubanye hari icyo se utabonye hari icyo utabonye papa wawe ni umubyeyi gito ariko n'undi ntabwo wabyarana na domina ngo ube muzima nta domina nta rudoviko gusa umwana njyewe urabizi ko ngukunda pe nta n'ikibi njye nakwifuriza nta na kimwe icyaba cyiza byuka ubwire papa wawe ko ntaho muri bujyane kandi nanjye ndagushyigikiye wigumire hano njyewe sinshaka kujya kubonana nawe nta n'ahantu njyana nawe mureka aravuga naruhara ataha nose waje ukajya kumusezerera ako se musezerera umuragiye rwose ubu naje kugushyigikira nabibonye impamvu wanga papa wawe ni umubyeyi udashobotse njye nigeze muzana arega njye ntabwo njyana nawe ariko mwareka nkubwire pe nanjye ndi kugushyigikira n'ujya na papa wawe pe nta domina nta rudoviko gusa nanone kumuta muri saro ukamusuzugura kuriya nabyo ntibigaragara ariko se ntamusuzugura njye abayanyubashye benganute abanyubashye benganute araza no guhimba amagambo nazanakuye akaza kunteranya n'umugabo wanjye akaza kunteranya n'abantu mbana nabo mumbabarire genda rero nyine umusohore mu nzu kuko yanze gusohoka ngashaka n'indi nzoga ninde wamuzanye hano amuzanye nzi ko ari ibintu bizima agiye kuvuga kumbashe kuvugamo ibintu bya domina ariko rero nabikubwiye njye nakubwiye papa amaze guhaga inzoga amaze kuzuzuza neza yigira kara kajyaye ye mumbabarire pe nimba ari umuruho nahuye nawe humura njye nzakubera umubyeyi aho mama wawe atabaye cyangwa papa wawe nzahaba kuko njye ntabwo nakora nk'ibyo domina yankoreye wenda ngo mbikwiture ngewe ku ruhande rwanjye ndagukunda nta n'ikibazo dufitanye pe ubyumve ko mpari ku bwawe no ku bwa birasa rwose wumva utuje pe nubwo wenda nari kukubwira ngo ubyuke umujyane nari ndi kugira ndebe koko niba ukunda birasa ariko kuko nkundira umwana njye ntabwo nagira nk'uko domina yagize ubyumve ko ndi mama nkaba na papa reka ngewe nkunda birasa ntabwo neze no kumuhemukira kuko nawe yambaye hafi pe umwana ngerega ndagukunda nuko nyine hari igihe hari akaba kaciyemo ariko humura pe njye nta kibazo mfitanye nawe urakoze cyane ntugende umusezerere najyuwa harya ngo waje kuba hano yego naje kuba hano kandi Kakire ni data wacu wayatobora fumura hehe turika Kakire ni so wanyu kodi koko ni so wacu yewe harya bakobwa museka mute hehe so wanyu wanyu muri kwikora ni ibiki wewe wananze inoda nuko ngo ni nyoko wanyu ngo nako nisiko wanyu nkaba nakuza imyaka yose nkoze muri uru rugo Gake nigeza kumentioninga na rimwe mu buzima bwe nabimenya gute uvuze ni muri data wacu nigeze mpamvu nuko nari naragiye kwiga hanze kagiri murego hanze mu cyo gihugu se yewe niba ro hanze nta kibazo ta twebwe dukunda abantu bo hanze cyane koko kagiri inkuru rero mu gihugu cyahe cyo mu harya Canada bavuga icyongereza nga mwaje suide pourquoi je t'aime cyo ni cyongereza se okay icyo gifaransa koko kanyereka mu mazi how are you? I'm good. How are you too? I am fine. aya kusema tiboko bivugaga rero na we na boss ni wabivugaga reka shaka icyo cyongereza gikomeye gufurisha foolish ati wowe urabizi ariko nawe uvuga ibintu mwebwe ariko arabizi uretse gatatu iki hari icyo cyongereza gikomeye independent
Là, je suis malade. Coucou. Et tu vois neza? Yihishe. Ese tugambo. Tonde. Bamaze ko wize Canada. Twe tukuvugisha neza wikangemo. Let's go. How long have you been in Canada? How long have you been living in Canada? 5 years. 5 years. Yeah. Doing what? Doing what? Sorry. Doing what? Studying. And what do you do? What do you do for a living? Nothing. So you're just there. You were living there, just doing nothing, Yeah. right? And I beg. Why are you looking at me like that? Wait. Let me ask him a question. Some question. Kugira mbashe kubona ibyo uvuga no kwitegereza inyuguti zigenda zisoka mu munwa wawe. Twagiye. Yego rurimi se urwumva rwose. Wait, Jare, I beg. Ya Rwanda da. Aka kantu se ukagura muri Where did you buy this thing from? Where did you buy it? American. What? Can you please come again? What did you just say? Did you say Amcan? Did you just say Amcan? Where's Amcan? Afuza America. American. American. Yabaze ayo numvishije. You went to American. Is that a country? American. American. Yes, she just say American. USA. USA. American is icyo aricyo. Yishizeho Irana. Hinduka umugabane. nagusezeranyije ko turi buze kujyana kwa muganga bakagucisha mu cyuma ndetse bakakoza mu maso n'imashini ndakeka ariyo etape ya nyuma yari isigaye ariko sorry ngize akagahunda kihuta kandi kari emergency cyane so uraza kunyihanganira ndaza kubavugisha abahindure schedule tuzajya ejo kuri nta kibazo kiri muri isi ibyo nkorera byose ko bihagije niyo bitaba uyu munsi bikabije cyangwa ejo bundi nta kibazo. Merci teke ubwo ibinini byawe by'uyu munsi bifate neza nyine nk'ibisanzwe sibyo ubwo bigitondo nyine turaza gukurikirana iyo gahunda yindi. Thank you. Sawa. Hirwa. Umerewe ute se? Ibisanzwe nta kintu kidasanzwe meze neza. Okay. papa mwanjye ntabwo nari mari pe sibyo ntabwo nari mari ariko ibintu byose muba mwakoze yari amafuti ni gute se ubundi ubutabwira umwana ubundi ukuri kuki utamubwije ukuri na mbere hose birasa mwana wembwira nabi pe ibyabaye ndemera ko nagize uburangare ndemera ko nagize amakosa ariko aho mbimenyeye ntabwo nakomeza kwemera ko ikizira rwose kitwinjira mu muryango mpa rwose neza umwari mutahane mumeze mutahane dutangire ko hari ikibi cyakorwa Rudoviko reka nkwite Rudoviko kuko uyu munsi wa none wenda ntabwo ukiri data wukwe ko nta kuntu ibintu mbwiye ntabwo ni ibintu nyine nawe ubwawe ushobora
ese mwana wanjye birasa ko twese iyo dusenga Imana tuba tugira ngo byibuze ikemure bya bindi byananiranye ugiye gutyo ukabona gutya agashinge karazamutse uri kumwe n'umwari washiduka shaho ukojejemo shaho ugasanga none amahano ibyo twatinyaga ibaye impamo none musanze byarabaye mwabigenzamo ariko nyine ntabwo byabaye abakomite se uko kwaje nyine ngo kwaje ari gutya ni wo mugisha wonyine reka nemere ko bitigeze biba nemere yuko ntaranaryamana nabo ntabwo rero bikwiye yuko njye nawe dutandukana muzi gute munabyaye n'umwana buriya kamubwiza ukuri ntabwo naba ndi wa mubyeyi uzicara ngo nishimire umwuzukuru wanjye kuko ni wa mwuzukuru waza ari umunyabibazo ibintu byo mu maraso bivangavanze gutyo usanga ashobora kuvuka n'ikiragi cyangwa se afite ubumuga runaka cyangwa se afite nk'imitwe ibiri ariko ni mama wacu umwari ni mama wacu niba ari umwana wa domina akaba ari nyina wabo wa Karine bivuze ngo umwari ni murumuna wa Karine bivuze ngo umwari ni mama wacu ariko umwana mwabyara muri we ntabwo yaba ari ikeme mu byarana nta kibazo byo nabyihorera rwose ntabwo bizabaho ariko ntabwo agomba kuva muri iyi nzu umwari tuzabana nk'umugore n'umugabo nta kintu dukora ubu bigutwaye iki kunyemerera ngatwara umwari akakuva iruhande ugasigara reka twanabisengera ntabwo bishoboka pe kuko nta kintu na kimwe gishobora kunanukanya nawe umwari kibaho umwari tuzabana kugeza gupfa ubu mugigo nkora amahano kuko no musozi amahano wayakoze kera ubundi uriya n'umugore wajyaga kuryamana nawe ngo umubyara n'umwana dominuza ubugome bwe wowe gasha mwana utaza kari mu minsi shaka kubita inkoni hebe sha mwana wanjye ibintu nyine n'imyaka y'ubutoya nawe wayinyuzemo cyangwa se uracyari muto uzabicamo ariko nyine ibintu wabindi rero izi ni ingaruka z'uburere bwanyu bubi mwagiye mubyara abana mwateguye Ludovic va hano mu rugo ugende inzoga yanjye wapi hari ikindi kintu abashatse kuvuga how much this your watch cost? How much? $50. $50 with your big mouth there. $50. Hey, okay. Which course? Which course did you study in Canada? I know everything there. Which course did you took? I don't know. You don't know the course that you have studied in America. You don't know anything. Are you mad? Are you okay? Ntacyo kiba yizi ndamubajije ngo wizi iki muri Canada ngo I don't know ngo I don't know. Can you imagine uyu ni cyangeza yifashisha kugira ngo azabeshe atuburira abantu ariko wenda da gakene so wanyuse ase niba munsi ko ndi kubabeshya mwahamagaye Karine mu okay wait Karine wamubaze ufite passport kutatuze passport muhamagare Karine mu mubazi mubwiye ko nageze hano tunarebe na passport ni cyangwa kigaragaza ko umuntu avuye muri Amerika kandi habanditseho na sinye mu Rwanda yaravuye yo yageze hano bivuze ko ayifite ubiti urugero nibura bakwe oya se bibya Karine nanone Karine se aramuzi Karine se aramurose bose ko Karine aramukubwiye ko none se ko umugabo wa Karine gakeye ko ni ceceka koko niba ngakira ari so wanyu wamenye ko yirukanye Karine akazana ihabara yego ibyo narabimenye wabikoze iki nabikora iki se narindi muri urugo niyo mpamvu naje wari kubikora iki si buza ko buhari yanza kuba mari ntabwo yari kuzana irindi habara wari kubigenza gute se mfite uburyo nari kubigenza none se nk'ubazi kera wabonaga babanye gute yego shaka kuva na kera ntabwo bari babanye neza yego bajyaga bashwana rero twe dushaka tugufasha kandi dushaka tuvugana ubujajwa turi batatu dusangiye ubujajwa kurita tugushyire mu ikipe yacu rubaka nisenya none se mwebwe mushyigikiye Karine cyangwa iryo habara rye mama wacu mami dushyigikiye mami mami niwe wacu mami wo kuri ubwo ni Karine nyiri ibintu jya uvuga ngo nyiri ibintu nyiri ibitunzi ubu ari hariya kwa niba muhungu witwa ndi yabyaye kwa birasa ari kwa birasa ubu ni harita ariko koko nimba uvuye muri Amerika byanyabyo naho Canada afite umubiri mwiza yewe ikintu mbashije kubona nubwo wenda mbyemeye ntagoranye
ariko aho wari uri si Canada wari uri mu Burundi i Bujumbura wowe waza kutubeshya ngo wari uri muri Canada wagira umubiri usa nk'uwo siko ari byo tubeshya abantu wowe uvuye Bujumbura koko ibi bintu kiriya gihugu kiri kubyemera tutabyemera iri umuntu uvuye mu Bwongereza cyangwa mu Burayi cyangwa uvuye muri aho Canada hari kunagaragara. Anyways, you have to be adding some oh my God, really? Oh, I don't believe it. Oh my God. See, I saw the name of God. I just came from there. See, guys, please calm down, relax. Nicyo nyisa abantu bavuga amafaranga namwe nabonye umeze nk'abakozi bo mu rugo. Usakoze bo mu rugo bavugisha utuntu nk'utwo. Urumva ururimi mvuga we byibuza hari ubwo wafatamo wakoramo. Ega niko tubone gutya mu murongo yabaye umukozi wo mu rugo. Hari byinshi abaye agakora, bro. Please, excuse me. Hirwa ndashaka kugushimira kubwo ibyabaye kare. Ndabizi neza ko bitari bikoroheye pe, gusa wakoze kuba mu ruhande rwanjye. Siko utishimye? nshimishwa n'iki ubona nk'ibyishimo njyewe hejuru yawe. Hirwa ndabizi bino bihe biragoye, ndabizi biragoye pe, gusa gerageza unyumve. Ibi byose ndi kubikora ku bwacu. Hirwa urabizi neza ko nta kintu cyahindura urukundo ngukunda. Nk'isi bayicurika bakayicurukura. Sinzi ko hari undi muntu ushobora kubona ngo mwiyumvemo cyangwa mwibonemo nk'uko mukunda. Rero ibi bihe ndabizi ko bitakoroheye pe, gusa nanjye ntabwo binyoroheye. Manarishya bishaka kumbwira ayo magambo yose ushaka kunshurika. Ubuhemu bwawe bwose narabubonye, siko wagira ngo nigeze kuguhemukira ukaba urimo uranyitura. Ibyo unkorera byose ndabibona ku murongo, nubwo ntareba ariko umutima wanjye urareba, nubwo ntareba ariko amatwi yanjye arumva. Gusa uri umuhemu unyiciye ubuzima bwanjye bwose ubushyize hasi. Ugambiriye iki koko? Birasa urambabaje pe, urambabaje. Naiga nta n'impamvu yo kugenda urakaye rwose, kugenda urakaye pe, sibyo? Agacupa kawe kanywe neza witonze ukamaremo rwose uve hano wigira. Ntabwo wakwisubiraho ngo umwari mutanga. Ntabwo bishoboka rwose. Okay, niba wumva ko ibintu ndi kubwira ndi kukubeshya, genda umusore umutware, nta kibazo ubu nawe nakwemerera. Ariko numva ntabwo yabyemera. Wamufasha? Nta kintu na kimwe nagufasha Rudolphe, nta na kimwe kabisa. Wani vide nushaka uritware rwose. Nubitekerezaho ugasanga koko ndi mukuri, uzambwire nze ntwara umukobwa wawe. Akora tuvicara gato maze. Koko utambeshye umwari n'umwana wa Domino. N'umwana we. Yego, wewe. Niwe mwana nyine bavuga wabyaye na Domino. Niwe rwose nuko amakuru nyine nakomeje ntundebe gutyo, nakomeje kubibika igihe kirekire, ariko numvaga igihe kizagira nkavugisha ukuri kuva mboho ku mutima wanjye. Kubera iki umwari bumuhakaniye ko atari we? Umwari nabonaga
umva umwari no kwiga ntabwo yize amashuri menshi ku buryo ntavuga ngo yabasha kugira uburyo akabucinga ibintu correcting ahuza ibintu wenda ngo yumve ko bifatika ariko navuga nti igihe nikigera nk'umubyeyi nk'inyangamugayo nzavugisha ukuri inzoga wigendere kuko nicyo ushoboye inzoga wigendere nicyo ushoboye no kutima ndakubwisa ukuri pe gusa ntabwo uri umubyeyi mwiza Rodolphe uri umubyeyi mubi kabisa mbwira nawe inzoga mba nyiretse nkataha pe ariko mbwira nawe oya ntabwo nayireka ntabwo mbwira nawe ngo ndeke n'inzoga ndikareka birasa ndagarura ivide ryawe cyangwa ndishyira hariya birasa ubitekerezo ziriya ngira ngo ni matiboni n'abahina bumve ngo biriya bintu banguze nzabibishyura uzabishyura gute nzabasiga insenda ahubwo ngewe ibirusho zirangiye bansize nzanazigahekana zitawazi kari agakinya ngo ni matiboni bamubwire Tony nta kintu umbwira wakwitonda maze kuruha nta kintu umbwira bamubwire sheri waretse tukabona ibyo dushaka ubwo bugome ko tuzabakora twitonze rwose tutanone zira mu proko ko baba we urabona ngo baransiga insenda muri dushe bamubwire sheri nanjye ibintu byana bimaje kongera hado aha ngaha uko bizagenda kose nzaba isomo rikomeye mu buzima bwabo avuze Karine yarabadusuzuguje icyo cyo maze kukibona shabara umunota umwe ngo babaye bazima undi munota babaye intare noneho kurusha nk'ubutambeshye bari abantu bafashe umutima mubi wo kuba bafata indobo ngo bashyire musenda we bafite kamere mbi cyane rwose buretse ariko buretse uriya mukobwa nazanye amfashe kara kabahena umuntu abone ziriya mpapuro hakiri kare kuko ngiye gusara uramwizeza namuzanye ndamwizeye ndamwizeye azakora iki se ku buryo banayemera niba bashaka bazanaryamane cyakora nibyo niba bashaka bazanaryamane niba bashaka bazanakora ibyo bashaka ariko impapuro ziboneka nanjye ndabyemeza rwose nashaka zamurongora ariko nakabana nta gacaca urumva nta gacaca se nta gashobora kutabyemera ese reka nkubaze reba nk'ubu bahena byemeye bakabikora barangiza feri yacu igafu bagakundana bya nyabyo ahubwo bahena kuki ukunda kumusuzugura bashaka amurongoye agahita amukundira kimwe aferi yacu ntabwo yabipfuye reka nkubaze uriya mukobwa urabona ari umuntu ko wakundana na bahena koko umukozi wo mu rugo ngo wabyihoreye umukozi wo mu rugo abantu se abakozi bo mu rugo bagiye babakire baravuye hasi bakazamuka bakatera imbere ibyo ndabyumva ariko namuhaye amafaranga azi icyamuzanye muri uru rugo tagete afite ni ku muntu umwe icyo nkeneye ni impapuro nawe musobanuriye ubwo wambwira ko agiye mu rukundo ntibazakundane bamaze kumbonera impapuro cyokora nanjye buriya sinjya nizera abantu bose nawe rwose ntujya wizera njye sinjya nizera nubwo namuzanye hano simwizeye kuko akwajya mbabarira ubu ibyabaye byose Karine yanyizeye gake nsubiza hanyuma none njye kwizera nanjye uwo nizaniye hano n'icupa ntushaka kuritware rwose nta kibazo ritware pe ritwara ariko ugende wishimye Rodolphe mbese ugarutse ute noneho mwuka byawe haba hajemo n'agasuzuma nubwo uri umwana wanjye nuko wakomeje kubihakana ariko wari ubanje kuba umukwe wanjye umva ndashaka ko njye nawe tuganira ugafata ibikapu byawe tugataha ugafata ibikapu byawe turo switi ukaza tugataha biramfasha ukamenya umwanya wabwo wowe yaguhaye umwanya ugapakira ibikapu aha mutumye nitwara nabi ntabwo napanze kubasingira ariko bibaye ngombwa ngewe ko noneho nge mpagarara ku kibazo cy'umugabo mwana we ndagusezeranya ikintu kimwe cyo noneho tujye mu rugo nzagushakira umugabo udafite ibibazo udafite za nyabingi ku ruhande urumva nk'uko n'uyu ahubwo ni wowe ufite nyabingi cyewe
papa ndakwinginze Bikira Mariya utasoma nongere mbisubiremo wamfashije ukagenda. Bikira Mariya utasoma mu cyaha ngende gute se tutajyanye akujyana nande ujyana nande kuki ushaka yuko nkubahuka ntumureko uzikora amahano uramutse uryamanye na musaza wawe namaze ubu byakumarira iki mbaye sekuru w'ibihindigire wamba bari ukagenda ko nkwinginze. ese mwana wa basi uwo mwana wawe wamumbaye nkamurebaho wabyaye wamunzaniye kamuterura kamurebaho bene ibyo bintu byo kugutwara cyangwa se kukureka nkabe ariko byibuze nkareba uwo mwana wabyaye nyine nawe gayi baze noneho nyine bakundana ijisho kurindi ndamukontorora mu rugo hano ikintu abyuka mu gitondo mutoza ni ukumenya uburyo agomba kugurisha abahene buri ndabwira gahunda yakoze z'umunsi ndi kuzikurikira none ubu ni njye wishimiye ko birirwa bansuzugura bari abana hano mu gitondo bansize isende nimugoroba barantwitse ejo buno bazanankingirana imfunguzo bashijugunye muri wese iyo bwabaga rero nk'umuntu mukuru iyi aferi irangire neza kandi mu mahoro kugira ngo tuzabashe kwihorera urukumva sha nk'ubu ngubu bigakunda niba ari ikintu cya mbere kindi mu bwonko nabanza ngafata abahena n'amatibore buri ikintu cya mbere kibi ni inzara nkabakingirana nk'ahantu ari uwa babiri nkazavanamo icyumweru gishize nabo barimo bampamagara bansaba imbabazi abantu batugize uburimiro ari njye ari wowe twese rero noneho wagira ngo basigaho kugenda ku mutwe ni njye bibonera nyine agasinda ese nk'ubura ari amazi yo nyitawaza ko hari uko nahereye mu maso wari kubyimba ukagira ngo warebe n'inzuki dukora imana ishimwe ko nta kintu cyadanje ubaye ariko nugora witeguye ko batazakora ibindi bintu bibi uri kubyumva hato ushobora kubona bakoze ibindi birenze nk'abiyi cyangwa gutera n'icyo umusinziriye Karine yadusize mu muriro gusa ariko barabeshyira ubusa nanjye umva ibi bizanangire bigire gute ndashaka uzaba ikintu bita isomo ry'ubuzima ku buryo bazavuga ati cyakora turakozwe noneho bafite ukuntu bahuza utuntu ari babiri bagacabiranya bayana ni umugome ubundi bari abakozi mwababoneye rimwe byahise shaka cyangwa ukuntu bayana yaje ariko nyine ngo ni Murakaza yarabaye nk'umuguta agenda gutya aho n'umuyaga urumva ngo ni Murakaza kubuzamu damu kari ufite amarere Karine yabanze ko wirirwa uvuga ngo wizera Karine yabanje kumwanga wumvikaneho gake kuvuga ngo ni njye ntizera ubu abantu bose wamaze kwizera reba nk'uriya muhungu wahaye amafaranga uravuga rugwe amafaranga wamuhaye wamwizeye gake wenyutsa rugwe ugakubitwa n'inkuba itagira amazi arakagendesha arakikuruza ku nzembe arakavura umuheto kwikuruza ku nzembe ariko nawe rero rugwe hanyuma ko murande hafi miliyoni 3 si inshuti yawe nyine nanjye kwizera nyine nabibonye niba utaguma kwizera nakubwiye ngo uriya mukobwa abyuka mucunga umunsi wira ari we nkurikije amaso bukarinda bwira nahakoze nabi mugira inzara uzi ko bamenye urusenda karabye urusenda mu maso nagera mu cyumba agaseka ati bega bwana kubona ari ubugome buriya nyine abari kubona namubwiye ati nutitonda niba kuvumbura nawe dore agomba kuba amaso Hirwa mbabarire wenda ushobora kubona inzira zanjye zidatunganye ariko nyuma y'ibi bintu byose ndi gucamo cyangwa uri gucamo ndabizi ko hazaba hari igihembo cyabyo rero mubwire ibyo wavuga byose ntabwo ngiye ngufite ku mutima ngiye nsigaye nkundana na Kisi kandi ndamukunda rero mbabarira wowe ugumane na Maka nanjye undekere na Kisi tugumane Hirwa ntabwo ukomeje ndakomeje se urumva niba ndakina reka Kisi ngumane nawe ukomezanye na Maka kandi koko birakwiye kugumana na Maka birakwiye ku ruhande rwawe nawe ni umuntu mwiza atari nawe gusa iyi famiye ni abantu beza hanyuma se ku ruhande rwanjye nawe
kuki uri kureba uruhande rwabo bonyine? tandukanye njyewe nawe twaratandukanye kandi byararangiye. Unyikuremo nkuko ujya gushyingura umuntu, nanjye unyikuremo wumvishe ko banshyinguye. Komezanye n'amaka, ukomeze ubuzima bwawe, nanjye mfite icyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Hirwa, ibyo bintu urabizi ko bidashoboka. Ikindi kandi tugiye kwimuka tujye i Musanze. Ntaho ngende buke, genda gumana na Kisi hano muri iyi nzu. Niba muri abagenda mugende. Kandi bibaye ngombwa ko ntagumana aha ngaha, najya kwa mwari yenda nkaba nyirirayo, ariko ntari kumwe nawe. Njye ntabwo nifuza kukubona iruhande rwanjye. Hirwa, igice kimwe ndagira ngo nkwibutse ko ibi byose ndi kubikorera wowe. Hirwa, ntabwo wanyibagirwa, ntabwo wandeka. Ikindi kandi Hirwa, ntabwo nakureka. Ikindi kandi ndagira ngo mumenyeshe ko Hirwa kese ntabwo agukunda. Ibyo bintu mubwiye kandi ubitekerezeho. Alisa, ubu uzi ko nakureba rero. Guhera umunsi wa mbere bankuraho bande ku maso, natunguwe no kukubona. Ntabwo nari nzi ko wankora ibintu nka biriya mu buzima bwanjye. Narakwizeraga, ariko natunguwe no kubona ibyo wankoreye. Gusa Imana igira inzira nyinshi, ntabwo nkwiye koko. Gusa na Maka arambabaje, kuko na Maka ntabwo umukwiye. Uri umuhemu. Gusa ibi byose wakoze bizakugaruka, kandi ndacyakureba intambwe ku yindi. Umwari oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje. Imana irakoze, Imana irakoze, byose